Ni amakuru mu by'ukuri ateye agahinda, ni inkuru mu by'ukuri y'incamugongo itugezeho aka kanya. Ibintu bibaye aka kanya mu by'ukuri biteye agahinda, mu by'ukuri ni ibintu ubona ko biri gukomeza kuba byagarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bitewe n'ibyago Sabe agize. Murungi Sabe wa ISIMBI TV. Abantu mwe, ibi bintu biteye agahinda ndetse biteye ubwoba. Aje kuza kuba yagira ibyago bikomeye cyane mu by'ukuri, aho abantu benshi bari gusuka amarira bavuga bati kubera iki ibintu nk'ibi ngibi bibaye? Ni ukubera iki Mana? Ni ukubera iki wabyembeye wa mugani wa ya ndirimbo ya Ambassadors of Christ? Kuki wabyemeye ko ibyago nk'ibi ngibi mu by'ukuri bigera ku bantu? Ni ibintu biri gukomeza kuriza abantu benshi bagiye batandukanye, benshi bari kugenda bamenya aya makuru kuri ibintu bibaye kuri Sabe, bari kugenda bashenguka umutima. Ni ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri kubyakira, mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Hanyuma mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru mu by'ukuri iri gukomeza kubabaza abantu benshi cyane, ngira ngo uwo musore uramubona kuri iyo screen yawe, mu by'ukuri urabona mwe muzi Sabe, murabona umutwe barasa neza neza, donc bafite umutwe umeze kimwe, bameze kimwe, like igihagararo, donc ukuntu bahagarara ni kimwe neza neza. Reka mbere y'uko nkugezaho iyi nkuru banza urebe munsi y'iyi video, reba ayo magambo atukura yanditswemo ngo subscribe, hanyuma uyakandeho, ukande niyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru wowe ujye mu bambere bagenda bazikurikira gatanu kuri gatanu. Reka nkwereze ikaze muri iyi nkuru y'incamugongo, inkuru mbi cyane iri kugenda babaza abantu bizi neza. Amazina yanjye nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV, hanyuma nguhereje ikaze muri iyi nkuru. Ni umusore witwa Alexis Agaba yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Utagira ngo ni mubyara wa Sabe, utagira ngo ibi byago ndi kukubwira ngo Sabe yaje kuza kuba yagira, ukagira wenda ni mubyara we, ukagira ngo like bafitanye andi masano ya kure. Uyu musore ni murumuna wa Sabe. Uyu musore ni murumuna wa Sabe, bavukana atari uko bahuje se, ugasanga wenda bahuje wenda se, ugasanga nyina wapi, ibintu nk'ibyo. Bahuje amaraso, bavuka mu ndimwe. Ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru ari gukomeza gutera abantu agahinda bitewe n'ukuntu Alexis Agaba yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Yitabye Imana mu by'ukuri mu bubabare bukomeye cyane. Ni amakuru yabyukiye ku mbuga nkoranyambaga muri iki gitondo cyo kuri wa 14 z'uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Mu by'ukuri amakuru benshi bari hafi ya Sabe, aho batangaje ko Sabe yabuze umuvandimwe wiwe, murumuna we witwa Alexis Agaba. Ni umusore yari amaze nk'umwaka gutya narangije Kaminuza, urumva ari kubwo bubabare. Noneho ikintu kirenze cyane, uyu musore yize muri prive, urumva nk'ayo mafaranga yose, like wenda ntabwo ngiye kuvuga ngo ibintu byamutakajweho kuko nta kintu kiruta umuntu kuba ari guhumeka, umuntu kuba ariho. Ariko mu by'ukuri ni umusore ubabaje abantu. Yarageze dore ko yakoraga no mu mujyi wa Kigali, ntabwo yaguye mu majyaruguru, dore ko ariho uyu muryango wiwe usanzwe utuye, ababyeyi biwe. Yaguye mu mujyi wa Kigali. Noneho ni bya bindi nyine, urumva ni umusore yarangije Kaminuza, agomba gushakisha, agomba gushaka akazi, agashaka imikorere. Yaragize mu bihe bye byiza byo kurundanya amafaranga kugira ngo abe yakwiteza imbere, nawe mu by'ukuri abeho mu buzima bwiza bumeze neza. Yize muri Institut
ya Kabgayi ni muri ICK yize. Mw'abantu mwe aya makuru ari gukomeza gushengura abantu. Uyu musore yitabye Imana mu ijoro ryashize ryo kuri iki cyumweru ku itariki ya 13 rishyira uwa 14 z'uku kwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Sabaka kanya ntabwo arabona amagambo yo gusobanura ibimuri ku mutima, imbamutima ziwe z'ukuntu brother wiwe yaje kuza kuba yakwitaba Imana. Byamurenze cyane, byamurenze Sabe kubyakira. Ni ibintu ushobora kumva byonyine kubura umuvandimwe uwo mwonse rimwe, umuntu mwakuranye mukiri abana, kumva ngo ibyo byarangiye. Ni ibintu mu by'ukuri bigoye cyane kubyakira. Ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bariho ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari amakuru yanjye kuko nagerageje kuba navugana abantu bagiye bapostinga uyu musore, bakagenda bambwira donc inshuti z'uyu musore za Alexi, benshi bakagenda bambwira ko mu by'ukuri uyu musore uko kwitaba Imana kwe ngo bishobora kuba ikibyihishe inyuma ari ibintu by'amarozi, ngo yaba yararozwe. Ibyo ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo ari amakuru yanjye. Zimwe mu nshuti ziwe zagiye mu by'ukuri zitangaza, benshi bagiye bamupostinga. Ayo ni amakuru ariho aratugira, kuko ngo bivugwa ko uyu musore ngo yitabye Imana ari ahantu yabaga. Doko bya bindi bavuga ngo kwitaba Imana nyine by'amarabira buryo. Ni ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga, kandi mu by'ukuri nagiye mbagezaho inkuru nyinshi cyane. Ibintu kenshi biri ku mbuga nkoranyambaga hari igihe aba ari ukuri, cyangwa se ugasanga bifite ukuri wenda kwa 50% cyane cyane, ariko iyo umuntu yitabye Imana gutyo abantu bakavuga bati yitabye Imana gutyo, cyangwa si na gutyo gusa wenda kuvuga ngo yitabye Imana by'amarabira. Murabizi neza iyo umuntu yitabye Imana abantu benshi nyine bumva ari ibintu bidasobanutse, bahita bavuga ngo byanga byakunda uyu musore yagiriwe ishyari, uyu musore yararozwe, uyu musore yoherejwe amahembe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga nyine nibyo ngibyo abantu bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko bivugwa ko uyu musore ari urwo rupfu yapfuyemo. Aho kugira ngo abantu ibintu babyakire, byabananiye cyane abo mu muryango wiwe. Ni ukuri birarenze cyane. Ngira ngo nabonye yarangije mu kwa gatatu, hari ni mu kwa gatatu ku mwaka washize, mu mwaka w'ibihumbi 2021 niho yarangije kaminuza. Mw'abantu ntacyo mfite cyo kuvuga, ariko mu by'ukuri birarenze cyane. Ni ibintu ubona ko n'ubundi biri guhagurutsa imbuga nkoranyambaga, benshi bavuga bati uyu satani uri kuza gutwara urubyiruko, kuko aya maraso, kuko ubu satani warupfu waho bavuga bati aho urupfu rwaririye ntabwo ruhaga. Benshi bakagenda bavuga ngo yago muze ejo bundi navuga ko n'ubundi yavuze umuvandimwe wiwe, ariko we ntabwo bavukanaga mu nda, gusa ni umuntu wabubaye hafi mu bihe bya bindi birenga none n'ubuvandimwe, bikarenga ubucuti, bikarenga cyane ku buryo yabwo yababaye cyane. Murabizi yavuze umuvandimwe wiwe witwa muri bariganye, barakuranye muri quartier, yago agira ibibazo amuhumuriza. Murabizi ni ibintu byongeye kugaruka ngo none satani ni ukubera iki yibasiriye imyidagaduro yo mu Rwanda. Muzi ubundi guhera mu kwezi kwa 8 bayiva Bravani bitaba Imana, Yanga bajize de Precious, ukumva ngo umustar ararwariye mu bitaro, abandi yaragiye kwitaba Imana haciye gakeya, abandi ngira ngo yago nawe murabizi ukuntu mu minsi n'ubundi yashize nawe bavuze bati no gusenga cyane satani yamusabye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko abahanuzi hana abantu nyine busanga n'ubundi bavuga ngo mu by'ukuri ni ibigeragezo biri gutezwa mu myidagaduro, kugira ngo abantu babonereho, kubera ko abo bantu nyine bazi ibintu byahita bimenyekana, hanyuma Imana irebe ko nyine bakwihana. Ibyo ni ibintu mu by'ukuri nyine abantu bamenya ayo makuru bakwihana. Ibyo ni ibintu ubona ko bigenda bivugwa cyane, benshi bagenda basesengura bati nyamazi ibintu biri kuba byagakwiriye kuba byasigira isomo abantu, ibyaha byamaze kuba byinshi,
ubusanga abantu bakora ibintu bishakiye, ubusanga abantu bicana uko bishakiye, ubusanga ibintu bimeze gutya, ngo Imana ishaka ibyo bintu uko bihagarara. Niyo mpamvu ibibazo biri kugera mu bantu, like abenshi urubyiruko ugasanga like ni inkuru ibabaje abantu kugira ngo bihane, kugira ngo bige kubaho neza mu buzima like burimo Imana, ubuzima ku buryo wumva ngo ejo mu by'ukuri ntashye nkuriya nataha nejejwe. Ibyo bintu mu by'ukuri ni ibintu ubona ko like abantu bari kubishyira muri context y'iby'Imana ari uko nguko bimeze, ariko ni ukuri birababaje cyane ngo uyu musore ibaza ukuntu yitabye Imana yarakiri mutoya, cyane. Ni ibintu byagakwiriye kuba byagusigira isomo mu by'ukuri wowe ejo utashye, ko urubyiruko abana bakiri batoya ubona ko mu by'ukuri bari gupfa by'amarabira. Ese mu by'ukuri wowe utashye wataha wejejwe? Kandi ikintu kitangaje ni uko tugendana n'urupfu, ahantu hose tujya tugendana n'urupfu. None wakwiyeza like wareka ibintu byo kwirata, waretse ibintu byo kudafasha abantu bababaye, waretse kwigira ikintu ku buryo njyewe ndabyimbye nta muntu wankoraho njye. Iyo umwuka wagushizemo se nibyo biravuga ngo yaguye nawe utayigera amajanja. Like ni ukuri ibi bintu ni isomo rikomeye cyane. Ni ibitekerezo byinshi cyane aho abantu benshi bari kugenda basuka amarira ku rupfu rw'uyu musore. Hari abagize bati yo ihangane Sabe, umuvandimwe wawe Imana imwakire. Undi ati nukubera iki ibi bintu biri kuba kwera, ati rest in peace, Imana ikomeze Sabe n'abandi basigaye. Ati Disi ati uyu mwaka kabisa, ati ni Imana iwuzi gusa biteye ubwoba cyane. Undi ati pole kabisa kuri Sabe. Undi ati rest in peace kwera abavandimwe bafite umutima mwiza, ati nibo bapfa. Undi ati ariko se no kubera iki ibi bintu bikomeje kuba, ati ejo bundi Yago nawe yabuze umuvandimwe we, ati this is fake sana. Undi ati pole sana. Undi yitwa Ndora ati pole my brother Sabati so sad. Undi ati Imana ibahe gukomera. Ati Sabati nukuri biragoye cyane, ati rest in peace for him. Undi ati na bro ati nukuri ibi bintu birababaje cyane, ati nukuri Alex Imana imwakire mubayo. Undi ati nukuri birarenze cyane uburyo urubyiruko ruri kwitaba Imana, ati ubyukuri nk'ubu Alex adusize gute, ati nukuri biragoye cyane kandi mu byukuri birababaje cyane. Ngira ngo nibitekerezo byinshi cyane. Undi ati rest in peace kuri Alex, ati nukuri namukundaga cyane, yari umwana mwiza cyane. Undi ati my heart is broken again, ati since 2016 hope I go see you in heaven my brother. Undi ati like we are, ati abungubu ugiye hehe man, ashyiraho imitima imeneze cyane. Mu by'ukuri ni umusore washenguye imitima y'abantu benshi cyane. Urubyiruko ni benshi bashinguwe cyane n'urupfu rw'uyu musore wari ukiri mutoya cyane. Benshi bagenda bihanganisha Murungi Sabe bavuga bati mu by'ukuri umuvandimwe wawe Imana imwakire. Ndihanganisha mu by'ukuri umuryango wa Alex, bakomeze bihangane. N'ukuri biragoye cyane kubyakira, ariko kandi hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Ni umusore usobanurwa n'inshuti ziwe nk'umusore witondaga, wari ufite umutima mwiza, aho inshuti ze zashengutse cyane bavuga bati tubuze umuntu w'agaciro, wari ugiye kugira icyo tumarira mu muryango, like twari tugiye kwishima kubera we, ariko mu by'ukuri yari umusore witonda cyane, wari umusore warangwaga n'ibikorwa byiza, wari umusore wakundaga bagenzi be, mbese wagiraga umutima mwiza. Ndabihanganishije rero, reka twizere ko iyo mirimo yakoreye ku isi ari izamuherekeza, kandi mu by'ukuri iyo mirimo nk'uko maze kubikubwira n'ukuntu asobanurwa n'inshuti ze, iyi mirimo si mibi ahubwo ni myiza. Iyo mirimo rero yose niyo izaduherekeza hanyuma ikatugeza mu ijuru. Twizere ko roho yiwe iruhukiye mu mahoro kandi iruhukiye ahantu heza mu ijuru. Ni ukuri kandi aya marira twarize
aya marira duhora turira twabuza abacu twapfushije abacu like nitugera mu ijuru nta bacu tuzongera gupfusha tuzabaho mu munezero tuzabaho neza reka twizere ko mu by'ukuri tuzongera guhura na Alex Agaba ndabakunda nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV hanyuma wowe komeza dukurikire